ari cyo se kizatuma baritaha. Oya no. Abantu bakora ibintu bibi ngo bazataha. No, umunyabugingo ntago ari umuntu uri mu rusengero aka kanya wana. Oya no kujya mu rusengero. Ejo bundi ko mwasimbutse muteresha za haleluya abantu ibihumbi n'ibihumbi. Uyu munsi muri he? Uyu munsi turi kuziteresha n'ubundi. Ubu se muri gusimbukisha abantu gatandatu hehe? Gwikorera intebe ngo wimuke ngo simbuka gatatu. Tera zirindwi niko Imana ubu muri kuziterera. Kandi mu barwanyaga insengero urimo wajya gukunda kuzijundika. Erega nyine zimwe zari inzu z'amabandi. Insengero zirakinguye, inzu z'amabandi nizo zikinze. None ndeko hari cyo muri buntwara. Bafunze amaduka ntago bigeze bafunga insengero. Mwabisamboma. Tuje iryo jambo warisubiramo. Bafunze amaduka n'amabutike. Inzu z'abambuzi insengero zirakinguye. Hari ikintu uri bungire se haryo usengera. Amagara 116. Haryo usengera. Aho nsengera ni iwanjye. Ijuru. Umuntu ari buri umunsi umwe. Ijuru umuntu akaribona umunsi umwe. Nabira muba mwiriza ku bituro mujya gushyingura mwiriza mutubwira ngo runaka hari akaririmbo kateye naraye ngatekereza umugeni aratashe ariko nihangare nisekere n'ubundi nasanze ari hano kuriya rero umuntu upfuye we n'Imana ye bangahe babiri nibo baba bazi ibyo barimo uhereye ku ruhinja ukagera kuri se w'uruhinja abanga Imana ntibayisenge bazapfa bose be kwibukwa fini ubwo mwebwanya abantu mukunda ngo dutondagure buri kantu uwo mwanya se muratukwishyura hanyuma si cyo gihe cya mbere nakubwiraga mwabaga mwishyuwe ntabwo arega igihe cya mbere barabyumvise iyi niyo ndunduro y'ijambo ni ukuvuga ko nawe utari mu rusengero rero nsengera iwanjye kuko niko Bibiliya imbwira umuntu wese ushaka gukinga yinjire mu nzu ye akinge ubundi asenge ariko koko nibutse ko bakomeje kuvuga ko ufite uburyo ki usengeramo abamama gusa ngo umuntu w'umugabo utajya umusengera abagabo se abagabo ubundi urusengero rwawe ruri mu rugo rusengeramo igitsina gore gusa nuko aribo banyumva ngo uri umuhanga cyane ku bagore nuko aribo banyumva nuko aribo banyumva ya nta Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare turabasuhuje kandi tubifurije amahoro y'Imana aho muherereye hose abari mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze yacyo mwese nimugubwe neza Uwiteka Imana abaha umugisha udukurikiye arwaye wizera Imana kuko iyi Mana yacu irakiza iyi Mana yacu ntabwo iginanirwa ikora amanwa ndetse na nijoro niba udukurikiye rero urwaye cyangwa uri mu bibazo byinshi bitandukanye nakubwira ko kurira kwararira umuntu ariko mu gitondo impundu zikavuga imbere yacu turi kumwe n'umuhanuzi w'Imana nibishaka Theogene uraho neza muraho neza namwe Yesu ashimwe ahimbazwe umeze neza nta kibazo Imana yo mu ijuru ishimwe reka ngusabe kugira ngo none usuhuze abadukurikiye turabasuhuje mu izina rya Yesu mugubwe neza aho muherereye hose urakoze cyane Imana iguhereze umugisha abantu badukurikiye rero nibagubwe neza kandi bagubwe neza cyane 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 uyu munsi ndaza kugaruka ku bibazo abantu bamaze iminsi bibaza ku buzima bwa nibishaka Theogene ntabwo twigeze tubisezerana ariko ndashaka kukubaza uze kuza kurushaho no kuza gusobanurira abantu habaye iki urabinyemereye biraterwa n'ibibazo uri bumbase yewe biraterwa n'ibibazo ndi bukubaze byose ariko ugomba kubisubiza ku ngufu se ku ngufu ntabwo ari ku ngufu ariko ugomba gusobanurira abakunzi bawe abamaze iminsi bibaza ibintu byinshi bigiye bitandukanye kuki ntasobanurira abanzi banjye se abakunzi banjye barabizi nta banzi ugira
nta muntu ubura abanzi. ni ukuri nta banzi ugira. Nawe urimo numbaza ibiterekeranye. Ako kanya leta mba umwanzi wawe. None oya se naba umwanzi wawe aka kanya. byaterwa nuko wabiteguye. Urakoze, reka rero ngusabe kugira ngo ubanze usenge Imana, kuko ibyo twakora byose tutasenze nk'umuntu wakiriye umushumba tugomba kubanza gusenga. Gusabye gukiranuka Mana, amen. Urakoze cyane, usenze uvuga ngo ngusabye gukiranuka. Ese warapagaye? Dusabye Imana gukiranuka. Nyine ntabwo ugikiranuka. Nuko ntarageraho umwanzi atarasa imyamba. Iki gisobanuye ko utarakiranuka? Yes, ndacyarwana urugamba. Ufite icyizere ko urugamba uzarunesha? Ntago mbizi. Ko ntago munyoroheye. Ariko Theogene, umuntu arwana ate, anesha ate, cyane cyane yahuye n'ibigeragezo by'amagambo cyangwa se byo kuraswa akagera ku rwego rwo kwangwa n'inkweto yiyambarira, cyangwa se nimvuga gutyo bwitumva n'abantu ba bugufi bakamuhahana. Ubundi ibanga ni irihe rituma umuntu ashobora kunesha? Ni ukumenya ko wishinzwe wowe ubwawe. Ntabwo umuntu yishinzwe, kuko rimwe na rimwe hari ibibazo byinshi umuntu ahura nabyo bikangombwa ko hari buza abo kumufasha. None zuba ugiye kumfasha iki? Ngewe ariko ntabwo nazanywe no kugufasha, nazanywe no kukubaza. None se ubwo urabumfashije iki numbaza? Ninkubaza uraba uri gusobanurira abajya bakwibazaho batazi. None se urabashira hehe kandi ari byo bibabamo? Urabashira hehe? Kubasobanurira nicyo cy'ingenzi. Reka nkubwire, igisubizo kiravuga ngo ntibanyurwa. Ntabwo banyurwa, ahubwo yaba ari wowe utanyurwa. Bene Adamu yaba ari wowe utanyurwa. None se ubu ngubu abantu bose bakuvuga nabi? Abantu bose bakuvuga nabi. Uramvuga neza se ngo aze tumuhe igikombera? Barahari, ariko ntabwo bakuvuga neza kugira ngo bazahabwe ingororano cyangwa se igikombe, ahubwo bavuga ibyo imirimo myiza bo bakuziho, cyane ko buri mu buzima bwa muntu habamo kwibeshywaho cyangwa se no kumenyerwa, ariko burya ntabwo ari bari ku bantu bose. Igifite agaciro rero muri ibyo byose umbajije ni ukumenya ko nta muntu nshinzwe, nta waraye atariye kubera ngewe, nta n'uwabuze ibitotsi kubera ngewe. Yego, ni nge Theo muriho, ni nge Theo mudahari. Hari ikindi ushaka kumenya? Ariko se hari amagambo amwe n'amwe abavuga butumwa cyangwa se abahanuzi mujya mukunda gukoresha aganisha mu kubwira abantu ko badakwiye na rimwe kwishimira ko bafite abantu, sibyo? Kandi ugasanga bavuka mu bantu, batuye mu bantu, bashakanye n'abantu, babyaye abantu. Eske ni gute umuntu ashobora kumva ko ari wenyine? Yenda reka nongereho na Yesu Kristo avuga ngo nge na Yesu gusa, kandi wakenera kujya kwa muganga bikaba ngombwa kuri bukenera abantu baza kukugeza yenda no ku modoka. Buriya rero hari ikintu mwebwe mwitiranye. Umuntu ni iki? Umuntu ni iki? Umuntu ni umuntu. Umuntu n'uvuye mu bandi. Umuntu ava mu bantu. Abantu bakava mu muntu. Umuntu ava mu bantu, abantu bakava mu muntu. Yego. Utese nibyo. Wapi? None se umuryango ni iki? Umuryango ni abantu. Hanyuma se kugira ngo habeho umuryango wabanze habanza umuntu. Imana yaremye iki? Umuntu abyara abantu, abantu bakabyara umuntu. Hoya, nta tandukaniro ry'abantu. Abantu nyine ni benshi, umuntu ni abantu bava mu muntu, umuntu akava mu bandi. Yenda aho ngaho nashobora kubyumva. Hanyuma se bigenda gute kugira ngo umuntu ahitemo kuvuga ngo nitandukanyije n'abantu? Imvugo mukoresha muvuga ubutumwa, imvugo mukoresha muririmba, imvugo mukoresha mu mbwirwaruhame zanyu, wowe urimo uravunika cyane. Ngaho nsubize ibintu bitari ngombwa. Kuki umuntu atagumana umusatsi yameze akivuka? Nuko aba ari bumera undi. Hanyuma se bawuhinga hehe kugira ngo buri kwezi uyu muntu asarure umusatsi? Ibintu uri kugereranya ntibishoboka, kuko abantu baba impande y'umuntu, umusatsi ukaba mu muntu. Oya, uransubiza ibintu bijyanye n'ibyo nkubajije. Nyine ngenda gusubiza ibyo nshaka, ntabwo ngusubiza ibyo ushaka. Reka twumvikane. Umusatsi uva mu muntu, utuye mu muntu, ariko abantu baba impande z'umuntu. Abantu baba bari impande y'umuntu, ntabwo abantu batuye mu muntu. Kubera iki? Kubera iki? Kuko urumva nimba ubyaye umwana, reka nguhe nk'urugero, uri hano ariko mama wari Musanze, hanyuma ariko yarakubyaye, urabyumva neza, ndetse n'ejo azabyara undi, ariko ntiyakwica kuko yizeye ko azabyara undi.
umusatsi rero bawogosha kubera ko wakuze nyine ukamera ugasaza umuntu akawuvanaho hakaza undi nawe akawukuraho kuko ubu unamubangamiye ariko ntabwo twagera ku rwego rwo kuvuga ngo turitandukanya ubwira abantu bagukurikiye intego ufite ubundi urashaka kumenya iki kubaza Theogene iki rero ariko uri kunsubiza inyuma kandi nabikubwira nyine ndimo ndakubaza intego ufite ni iyi intego mfite niyo kuza gusobanukirwa uyu mugabo nibishaka Theogene ku bibazo bimwe na bimwe agenda avugwaho icyambere Theogene bavuga ko waguye bo bahagaze ntibazanyegure ibyo ni bya bindi nakubwiraga mwebwe abarokore mukunda kugira byo kwihagararaho icyo kiveho nyine oya ariko Theogene reka nkubaze nyine ubundi nkubaze wowe none se ugiye kumbaza yes ubwirwa n'iki ko umuntu yaguye nuko imirimo myiza yakoraga batakikora kuri njye ariko imeze ite muri Kristo Yesu niho turi ntabwo twebwe turi nimba ari uguhinga ko umuntu abagihinga abavugizi ba Yesu tubimenye ndiyo kabisa ukorera uruhe rukiko ni urw'ibanze ni urwisumbuye minijuru urwisumbuye rwa minijuru reka mbabwize ukuri mufite ibibazo nta bibazo dufite Yesu yaravuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo ariko hari igihe imbuto ziba hari ukuntu reka twumvikane sibyo ntabwo njye ndi kukubaza gutya kubera ko hari ikibi nakubonye Pascal ahubwo njye ndakura urujijo abantu banyandikiye amakomenti hano urabyumva neza somi ya mbere reka nze ngemo sasa ndakubaza ubwo nawe ndaba ndirimba hariho abahanga mu kugenzura abandi hariho n'intwari mu kunenga abagenzi uzahugira muri byose muvandimwe Yesu nazasanga ufite ikizinga yo nimwe umuntu aragoye umuntu arahinduka umuntu yabaye ateko yibagirwa cyane ntiwamenya umuntu azwi niyo muhanze ariko ubundi mwabayemo kubera iki se mushaka kugira ngo mukore ibitameze neza ngo umuntu ngamenywa n'Imana gusa ubundi ijuru ni iry'abantu ariko sha haleluya ndagira ngo umuntu here icyaka gusa kandi kanya nabona guri kunywa agacupa k'amazi ndizera ko nta cyaka ufite barokore kubana namwe no kwihambira no kwishyiramo umukanda muri inshuti z'agahato aha ntacyo ndahera ku iyi komenti hano hari umuntu witwa ntabwo ndi bumuvuga izina kubera iki yavuze ngo rivuga kugira ngo amenye Mukabahizi Jean Mukabahizi aravuga ngo Theo wibaza icyo bakuziza sibyo na Yesu bamuteye amabuye humura komera iyaduhamagaye ntiryama ntisinzira ku bwabo urumva iyi komenti nukubera urumva nukubera ijambo wavuze mu kiganiro urimo uravuga ati ariko njye abantu banziza iki niyo mpamvu uyu muntu yanditse iyi komenti bisobanuye ko nawe azi neza ko hari abantu bagira gute bagufataho ijambo none ubwo njye sindamenya umurongo w'icyo mumbase sindamenya kabisa uko ikibazo giteye buretse Pascal rero wayinciriye mu gacucu komanteri z'abandika batukana ubundi aka kanya reka iki kibazo duhite tunakivaho yenda ni nakari gaciyemo n'akantu tuba ducishijemo kugira ngo ntabirenze aka kanya Theogene ntago mbizi niba nzajya mu ijuru nta makuru ufite ntago ndabimenya kandi simbizi niba nzarimbuka kuko namenye ko ijuru ntabwo ari imyaka umuntu yasenze yego ntabwo kurimbuka ari igihe umuntu amaze ku isi ijuru ni umunsi umwe n'isaha imwe mu kwezi kumwe mu mwaka umwe nshobora kuba ndi kujya mu myaka y'ubukure ndi kwinjira muri 40 ariko ijuru nkaribura ku munsi w'umwaka wa 40 harya buriya yenda udufashije ijuru umuntu arihabwa n'iki karibuzwa n'iki
va kuri iryo zuba. Ijuru umuntu ari buri umunsi umwe, ijuru umuntu akaribona umunsi umwe. Na biriya muba mwiriza ku bituro, mujya gushyingura mwiriza, mutubwira ngo runaka, hari akaririmbo kateye naraye ngatekereza, umugeni aratashye, ariko nihangane nisekere n'ubundi nasanze ari hantu. Kuriya rero umuntu upfuye, we n'Imana ye bangahe babiri, nibo baba bazi ibyo barimo. Ibindi rero nuko mbaho, nzajya mbaherekeza nibantanga, ubwo nanjye abo nzatanga bazamerekeze, ariko ntimukandirire. Mu biganiro ugenda ukora wagiye gukunda kugaruka ku bantu batitwara neza, uvuga ati Imana ntiyabaha amahoro, Imana ntiyatuza, kuko icyo nshaka nuko muhindukirira Imana. Niyo mpamvu nari nkubajije ngo ubundi ni nk'ibiki umuntu yakora bigatuma ahabwa ijuru. Uhita umbwira ngo ijuru umuntu aribona umunsi umwe, akaribura umunsi umwe, ariko se nyine ni iki kiribuza, ni iki kiritanga? Nkuko icyo data wa twese ashaka nta kindi. Nicyo rero nkeneye kugira ngo tubwire abakunzi bacu. Ni igiki nyine data wa twese ashaka, nicyo nashaka. Ni gukora ibyo twese ibyo adushakaho, ari ibindi se. Wanyuzwe? Ntabwo nanyuzwe. Ukora ibyo data wa twese ashaka azaraga ubugingo buhoraho. Ndumva nta bindi. Ni ibiki? Ni ibiki se njyewe ndabizi, ibyo agutegeka ndabizi mbi wawe. Ariko se ubundi njye hari ikintu njya nibaza. Ariko buryo koko mu Rwanda cyo nta bakozi b'Imana bagihari, nkuko abantu bajya babivuga. None se wowe ni gute naba narakubonye ubwira abantu ngo mukore ibi nibi kugira ngo muzajye mu ijuru, uyu munsi ukavuga ngo ntabwo ubizi? None se ko wabibonye urabimbarize? Nuko hari abantu nyine bakeneye kubimenya. None se ubundi njyewe bazamamagara uze kubaha nimero yanjye. Kuki se udashaka kubivuga? Nta mwanya nifitiye. Ndagira ngo waduhaye umwanya, ufite umwanya wo kuvuga. Oya, none se uri murambaza ibiterekeranye, mbaza ibintu byerekeranye. Ndashaka ibintu ni bibiri. Abanga Imana ntibayisenge, muzapfa mwe kwibuka setu. Hanyuma bayikunda mukayishakisha umwete, muzaraga ubugingo buhoraho. Nongere kumbaza icyo kintu. Ni ibyo ngibyo. Abayanga ntibayisenge, yego Kristo habe n'ikiriyo. Nugushyingura. None se bayisenze basambana ubwo bari bo? Ntago mbizi kuyanga se umuntu uyikunda arayibangikana. Kwanga Imana ni iki? Ni ukuyibangikanya n'ibindi bigirwamana bidashimye. Iyo umuntu asambanye n'umuntu aba yamaze kuzana ikigirwamana cyane rwose. Erega ikibazo uri kumbaza yaba nandi kukibazwa n'umuntu udasenga, bafite uko namusubije. Ariko hanyuma se ntabwo ndi kukubaza ngo unyigishe, buri yaraho kwiga yenda umuntu yategura uburyo yigamo. Nge mba ndi kubariza abadukurikira, kuko ibyo dukora nabo barabizi uhereye ku ruhinja ukagera kuri se w'uruhinja. Abanga Imana ntibayisenge, bazapfa bose be kwibukwa fini. Ubwo mwebwanya abantu mukunda ngo dutondagure buri kantu, uwo mwanya se muratukwishyura. Hanyuma se icyo gihe cya mbere nakubwiraga mwabaga mwishyuwe? Ntabwo arega igihe cya mbere barabyumvise. Iyi niyo ndunduro y'ijambo, ibindi byose byarumvise. Ubundi ntimugahore mu magambo, mujye muvuga amagambo, muve mu nzira, muza n'ibindi bishya. Ibyo bindi bishya nta bindi uretse ko dukunda kuganira ku bijyanye na Bibiliya. Icyambere abibone n'inkozi z'ibibi muzabibishingwe. Uko nukuri kuzuye ku ijambo ry'Imana. Abasambana munasenga muzabora mu ruhande rwanyu. Ntagire wongera kuntesha umutwe mumbaza ibindi. Kandi mujye mwihangana, nimumbaza ubusa nzajya mbasubiza ubundi. Kuki se wumva ko ari ubusa? Oya, hari ibintu mubaza abanyamakuru mudutega imitego idashinga. Ntabwo ari imitego. Ngewe nendaga kugira ngo dusobanurire abantu iyi ngoma y'ijuru, igishobora gutuma twinjira muri urwo rurembo. Reka rero dukemura ikibazo cy'ingoma y'ijuru, imyitwarire. Dore ukuntu ibintu bimeze. Mu ijuru nta komite yo kwa mama ibarura bazaritaha.
habe n'igisekuru cya data kirinda porotayi yo mu ijuru. Ningira umugisha nkabona ndaribonye nzashimira Imana, ndajya kwinjira muri gahunda z'amajuru. Hari bene wacu babayo? nta bene wanyu bigeze bajyayo? Ukuri kose nta. Ariko ikintu kijya kimbabaza, mu minsi yashize twabonye abahanuzi benshi bamwe na bamwe baza bavuga bati ibyo twahanuye twarabeshyaga byaga bivuye muri twe. None ga nawe ugarutse wivuguruza, urimo wivuguruza. Ngewe nkuzi nk'umuntu hano mpafite video uri kubwiriza mu rusengero. Ngewe ndasubiramo ibintu ni bibiri. Uravuga ngo turi kugutesha umutwe tukubaza iby'ingoma y'ijuru. Bijyanye no mu ijuru ngo usubiriremo neza ufite amatwi. Nta gisekuru cya mama kibarura bazaritaha. Iki ni kimwe. Yego. Nta komite yo kwa data irinda porotayi yo mu ijuru. Jewe nibishaka Theogene mwene Nzacahaye, nimbona ngezeyo nzashimira Imana. Bisobanura iki? Bisobanura ngo nanjye simbizi niba nzaritaha. Cyakora ibyo byiringiro umutima wanjye urabima. Ariko se ndabizi neza kubera ikirere. Nuko nahishuriwe ku ijuru ni umunsi umwe no kuribura n'undi munsi. Kandi imirimo ya mbere, imirimo ya nyuma niyo izahesha iya nyuma agaciro. Utigize umwana ngo mbaze ibintu uzi, nanjye nkubaza. Ejo bundi Eliya yica abahanuzi 450, Yezebeli akamushingaho. Eliya yirutse ayobewe ko yishe 450. Kuki se yahabuwe n'umugore umwe? Ninde utacogora se? Ibyo ndi kukubwira ni ibiri muri ngewe. Ntabwo mbizi niba nzaritaha. Ariko ndabyemera. Ariko nimbona ngezeyo nzashimira Imana. Uzashimira Imana. Hari ikindi umbaza. Aka kanya rero mfite ibyo nirinda nkuko nabyigishijwe. N'abandi bafite ukuntu bafite ibyo bagenda birinda kugira ngo bazaritaha. Ijambo ni rimwe. Abanga Imana ntibayisenge bazapfa bose be kwibuka. Kumbwira ngo kunywa inzoga gusenga no kujya mu ijuru biratandukanye. Ntabwo abantu bazajya mu ijuru ari abasenga. Hanyuma se icyo nashaka gusobanura. None se wundi umuntu bisobanure byose. Wimbwira umwanga rero mata unshiraho icyokere cyinshi cyane. Ariko rarakubera. Ariko toje uje mu kiganiro uvuye. Oya nje nukunguka abantu mukunda kumbwira ngo ngira amahane. Nje nta mahane ngira. Kuko ubu turi kuvugana mu ijuru n'ahantu ijuru si ikintu. Turi kumvikana neza. Ijuru ni icyo ubundi. Ese kubera iki urupfu ari ryo rembo rijya mu ijuru kandi mwese mukaba murutinya? Rero hari ibintu mba nirinda kwinjiramo kuko numva ntari ready kubisobanura ngo mbyinjiremo. Ntabwo ronje kwivuguruza ngo nakazi kabo niba baraje bavuga ko Imana batumye bakagaruka bavuga ko hari ibyo biyongerereyemo, nibyo nibibareba. Kuko ijambo ryarambwe ngo utazampamiriza imbere y'abana baba, nanjye sinzamuhamiriza imbere y'Imana data wa twese n'urugaga rw'abamarayika. Rero ibintu byose mumenye ko bigira ingaruka. Niyo mpamvu nyine nanjye nengeneye ngo uhamirize imbere mu maso y'abana b'abantu. Ijuru nzaritaha nindikorera. Hako nintarikorera twahe. Gusa icyo nemera kandi nanone hari umuntu umunyabugingo aranditse. Nubwo yaba akakanya ari mu migina ariko aranditse. Hari abantu bari gusambana, abandi bari kuroga ariko bazaritaha. Abandi bari gukuramo amada ariko bazaritaha. Ari cyo se kizatuma baritaha? Oya no. Abantu bakora ibintu bibi ngo bazataha. No, umunyabugingo ntago ari umuntu uri mu rusengero akakanya wantu. Oya no, kujya mu rusengero. Ejo bundi ko mwasimbutse muteresha za Haleluya abantu ibihumbi n'ibihumbi. Uyu munsi muri he? Uyu munsi turi kuziteresha n'ubundi. Ubu se muri gusimbukisha abantu 6 hehe? Kwikorera intebe ngo wimuke ngo simbuka 3. Tera 7 niko Imana ubu muri kuziterera. Kandi mu barwanyaga insengero urimo wajya gukunda kuzijundika. Erega nyine zimwe zari inzu z'amabandi. Insengero zirakinguye, inzu z'amabandi nizo zikinze. None ndeko hari cyo muri buntwara. Bafunze amaduka ntago bigeze bafunga insengero. Mwabisamboma. Tuje iryo jambo warisubiramo. Bafunze amaduka n'amabutike. Inzu z'abambuzi insengero zirakinguye.
hari ikintu uri bungire se harya usengera hamagara 116 harya usengera aho nsengera ni iwanjye ni ukuvuga ko nawe utari mu rusengero rero nsengera iwanjye kuko niko Bibiliya imbwira umuntu wese ushaka gukinga yinjire mu nzu ye akinge ubundi asenge. Ariko koko nibutse ko bakomeje kuvuga ko ufite uburyo ki usengeramo abamama gusa ngo umuntu w'umugabo utajya umusengera. Abagabo se abagabo ubundi ubwo urusengero rwawe ruri mu rugo rusengeramo ababyeyi igitsina gore gusa nuko aribo banyumva ngo uri umuhanga cyane ku bagore nuko aribo banyumva nuko aribo banyumva ya nta kundi byagenda burya buri wese aba afite uwe muhamagaro cyangwa se afite n'uburyo koko se urabihamye ko nsengera abagore gusa ngewe ntabwo mbihamya mfite Theogene nzi atari we turi kuvugana ngubu ubu tuvugana turi ku mihanda ubundi abo bagore niba aribo banyumva nabuzwa n'iki kubaha serivisi ugomba kubaha serivisi mperuka kwakira umuhanuzi arimo arahanurira umugabo witwa Ndimbati avuga ati Ndimbati yagize yerekwa abona Ndimbati yaragiye guhura n'umugore muri babandi nyine bitwa ngo nimba reka abashuga mami nigishe ngo niba ari igishego icyo kiganiro numva ngo yari afite gahunda yo kumuca ibintu bya hariya mu ibanga ese ubwo buhanuzi ko numvaga nigeze kubona comment yawe nawe urahamanya n'umwuka ko mu by'ukuri atari Imana se yamutumye ndarengana ibyo nabyo Imana ishaka guhandimbata agakiza igomba kumurengera aya Ndimbati ntago muciriye iteka nta gahunda yo kujya mu barokora afite oyas neza urantwari Imana yamurengera yego kuko ntago Imana ari umwanzi wa Ndimbati nta nubwo nciye iteka ariko nta gahunda yo kugira ngo Ndimbati ajye mu barokora mu muhamagare mu mwibarize nimusanga mbeshye mu mama kandi azakorera Imana ngaho tegereza zajya mu barokore rwose si ibitutsi muba mushaka se ko abantu badutuka hari iki nta muntu n'umwe ushobora kubifuriza gutukana cyangwa se gutukwa kuko turubakana igihe cyose tugomba kuganira ntabwo njyewe uwo muhanuzi ntacyo mfite kuvuga kuri we kuko niba Imana yeretse uwo muhanuzi ko bagiye guca ubugabo Ndimbati niba nabyumvise neza yego ntabwo Imana ari umwanzi wa Ndimbati na Ndimbati si umwanzi w'Imana ariko urumva ko Imana nyine yahise imurengera ikora ibyo ishaka byose biri mu bushake bwawe aha urakoze cyane rero reka ndumva tutari buze gukomeza gukora ikiganiro kirekire turaza kuza gukora ikiganiro gitoya nagusabaga kugira ngo nimba hari ikindi warenzaho wagira iki nka message yenda runaka ubwira abagukurikiye twaguhereza umwanya bo message abantu nibareke guhangana kuko uruciye munsi ntamenye ikiruri imbere abanyarwanda mworoherana kandi abakristo namwe mworoherana ibintu byose mu bitware gake hanyuma ikintu kiriho abantu muze dusenge ndumva umwuka w'inzara uri gututumba ubwo mbivuze muri urwo rurimi inzara irimo iratutumba ubundi hari imyuka ibiri yamaze gutera igihugu cyacu cy'u Rwanda kereka niba wenda abantu batari kubibona umwuka wo gukenyagurika umwuka w'impfu ku muvuduko uri hejuru n'umwuka w'ubukene wongeye kuzamuka rero abantu baze dusenge nta yindi message mfite urakoze rero ndagira ngo utambutse nimero yawe ya telefone kugira ngo uwagukenera abe yaguhamagara erega twarazitanze turanarambirwa komeza kuzitubaza ndumva atari na ngombwa kuko nimero ndumva twarazitanze bihagije kuzibaha no kutazibaha muri iyi minsi ntacyo bitumariye reka dushimira abakunzi bacu bari badukurikiye Imana y'amahoro ibahereza umugisha sawa murakoze ni byiza ko tubaza akantu ku kandi cyangwa se ikintu kiba cyaje uwo munsi kumbure hari uwo kiba kigomba gufasha kuko nta nduri ivugira ubusa ku musozi ariko icyo nabwira abantu twanga icyaha n'igisa nacyo kuko Yesu atari yaza urupfu
ubwo ntabwo rutinze. Niba Yesu atinze urupfu rwo ntirutinze. Ubwo rero ni ukuvuga ngo birabisikana, bityo rero buri muntu wese akore neza, yanga icyaha n'igisa nacyo, kuko niyo magarade, niyo mapete zatugeza mu bwami bwo mu ijuru. Murakoze cyane, reka tugushimire nibishaka. Sawa, murakoze. Ugira iyerekwa akanda akanyenyeri twirire turizo. Aragakanda kuri nimero wanze kuvuga. Oya, zirimo urazifite uzandikeho. Sawa, urakoze.